icya gatatu abayumbe bagomba gukora, mugomba gushira umwete wo kurwanya ibyaha byose nkuko murwanya icyaha cy'uburozi. Ko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyeze imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejeshe rwose kubaha Imana. Amen. Nshimye Imana ko nanjye mbonye kano kanya ngiye kuganira n'ijambo ry'Imana, umwanya mutoya. Imana ihimbazwe. Amen. Yes. Hanyuma ndashima ku mwanya bampaye abayobozi, Imana bagire neza. Ndashima kuri Bishop twazanye, Imana kugire neza n'umuyobozi wanjye, namwe mwese. Komantere gato gusa kwera ko ari giterane cy'abayumbe, ningira amahirwe yo kuba mu kindi giterane nabyo nzabivuga. Abanyamasengesho Imana ibaho umugisha, hari ibintu bitatu nze nifuza ko bashobora cyane. Nkanje ariko ikintu cya mbere, abayumbe iyo bamenye gukorana n'abakorari biza bigenda neza mu materaniro. Ikorari karimba kayishigikira, kuko abakorari bakunda kugira intege nke zo gusoma Bibiliya. None abanyamasengesho iyo mubegere mu gihe murimo gufatikanya kuramya no guhimbaza, muza mutanga komantere bakaririmba bikagenda neza. Cya kabiri, na abayumbe kumenya gukorana n'abapasiteri nta kugongana. Abapasiteri ntimukemere ko babafata nk'abantu bagejeje imyaka yo gusirimba kandi mufite uburenganzira bwo gukora n'ibindi birenze gusirimba. Amen. N'abapasiteri namwe muzomenye ko abayumbe ari abantu b'abagabo bakora izindi nshingano zirenze gusirimba. Icya gatatu abayumbe bagomba gukora, mugomba gushira umwete wo kurwanya ibyaha byose nkuko murwanya icyaha cy'uburozi. Mureke gusakuza iminota ngiye kurangira. Semeneme. Kubera ko nta munyamasengesho ugomba kwica gahunda, materaniro ari gutangira saa 9 ngo agere hano saa 11, ngo nashaka gusirimba bisirimba bitanu. Ikibanza no kuba gahunda tukabikoramo byo bakoze. Ko mwikanisa ntibazakora ikintu ciza, bazakora ikiri ngombwa. Imana ibaho umugisha. Kanganira ijambo ry'Imana. Yari inama y'ubuntu. Mwumva ukuntu birivuga. Kuwa gatanu mu gitondo nabiganiriyeho. Iki cyanditswe bateguye harimo kwezwa kubiri. Umukozi w'Imana Revera yabikoze neza cyane. Kwezwa kuri definitive ni ukwezwa kw'ikintu Yesu Kristo yakoze. Kwezwa turimo kuganira kuri muri kino cyanditswe ni ukweza kuri progressive. Twebwe dufite mu ruhare. Ntabwo ari Yesu noneho ugaruka ngo agire mu ruhare. Ni twebwe tugira mu ruhare kugira ngo duse n'ubwo buzima Yesu yashatse ko tubamo. Tuvuga ngo amen. Buriya Imana dore ukuntu yabikoze. Imana yasuraga Adamu. Adamu akora icyaha. Yesu aravuga ngo njyewe sinshaka kumusura, ndashaka ko tubana. Araza abana n'umuntu imyaka 33. Umuntu aranga. Ubu ngubu isi ifite miliyari 7 na miliyoni 900. Abamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ni miliyari 2 na miliyoni 300. Miliyari zigera kuri 5 na magana ntabwo ziremera ko Kristo ari umwana w'Imana. Igihe cya Yohana umubatiza habaga inyigisho bitaga gnosticism, zavuga ko Yesu Kristo yabayeho arapfa ariko atazutse. Nimusoma muzagerageza gushaka research ku ikanisa ryitwa Abahindu. Abahindu bemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana ariko utari ikinege. Imana rifite abahungu benshi hapfumwe, ntabwo yapfuye kubw'ibyaha by'abantu. Ababuddhiste bemera ko Yesu yari intumwa nka Muhammad ariko ntabwo ari umwana w'Imana. Abayisilamu bemera Imana ariko ntibazabemera ko Kristo ari umwana w'Imana. Twebwe aho dutandukaniye n'abo bantu nuko twebwe twemera ko Yesu yapfuye kandi agafira ibyaha byacu. Tuvuga ngo amen. Hanyuma nimba kwezwa kwa Kristo kwari guhagije, nta mpamvu yo guhabwa umwuka wera. Iyo biza kuba kwari kugize gute, kwari kunyuze, tacu twari guherwa umwuka wera. Hanyuma mureke mbabaza ikintu, kubera iki Yesu yavuze ngo ndagiye, amaze kuzuka siko yavuze, yaravuze ngo nsubiye kwa data. Hanyuma kubera iki tuzatuvuga ngo Yesu aba muri twebwe kandi yarasubiye kwa se? Nukubera ko yadusigiye umwuka wera. Mwuka wera ntaza twigisha gukora ibyo mwuka, aza twigisha gukora ibikorwa ku buryo duhita dusa n'Imana. Niyo mpamvu uzobona umwana wanjye umubonye ukabona turasa, ngo ni Felix neza ku gahuru kandi utambonye, kubera ko umwuka ukorera muri twebwe aza dushushanyamo gusa n'Imana. Niyo mpamvu rero iyo umuntu avuga ngo yejejwe na Yesu Kristo akaba mu buzima butandukanye n'ubwo Yesu yabayemo, abahakanye icyo yizeye.
tuvuge ngo eme. Hanyuma kubera ko muza musenga ngo Bibiliya ntizivuga ngo dusengeshe umwuka, kubera ko itavuze ngo umwuka basengeshe iteka. Ufite uburenganzira bwo kusengesha cyangwa ntusenge, ufite uburenganzira bwo kubamo cyangwa ntuwubemo. Ariko iki cyanditswe bavuze ni uburenganzira bwacu kwemera gukora ubuzima mwuka wera twigisha kugira ngo duse n'Imana. Nimubona ko abantu banyu muza mubarera neza, uburere ntibuza butuma umwana adakora icyaha, buza butuma akora icyaha mu kinyabupfura. Nta mwana w'umukobwa usambanira imbere ya se, ariko kubera ko bose bazi ubwenge bazasambana aho base batabareba bagakora icyaha mu kinyabupfura. Ariko umwuka wera aza yigisha umwana kudakora icyaha naho asa mureba, akemera kugendera mu buzima kubera ko yamenye Yesu Kristo. Tuvuge ngo eme. Cyari kumwe. Hanyuma Bibiliya yavuze ko tugomba kwezwa mu bintu bitatu. Ikintu cya mbere agomba ko tugomba kwezwamo ni umubiri. Umubiri tuwezwamo gute? Umubiri ugira icyo bita 5 senses, ugira ibyumviro bitanu, ariko ndavuga bibiri bikomeye, amaso n'amatwi. Bibiliya mu gitabo cy'imigani uzasome kiravuga ngo amatwi aza yumva n'amaso azabona ngo byaremwe n'Uwiteka. Ubundi njyewe sukunza, njyewe sukunza nitwara, inza nitwara nico nkunda kureba, nkongera ngasaka nico nkunda kumva. Umuntu wese ukunda urugambo ruza rurenga utarukunda rukakugeraho utuye kure kubera iki nico ukunda. Umuturanyi udakunda urugambo azaturanya n'umuturanyi ukunda kuvuga urugambo. Uyu nguyu utarukunda rukamurenga rukagera kitegera ku muntu urukunda kubera iki urugambo ntiruri kure, ahubwo ikintu kiba kure y'umuntu nico umuntu adakunda. Semeneme. Iyo umwuka n'ubugingo n'umubiri, ubugingo buza bukora icyo bita mediation, ni media, buza ubumediateur, buza bukabwira umwuka ngo umubiri wakoze kino kintu, umwuka ukagenda. Nibwo umupagani niki, umupagani ni gukora ibikorwa mu mubiri, ubugingo bukabibwira umwuka, warangiza ukirengagiza Yesu Kristo. Nubwo upagani kubera ko umuntu niki, umuntu n'umwuka ufite ubugingo uri mu mubiri. Iyo bavuze ngo umuntu yapfuye umukristo, baba bavuze ngo umwuka ufite ubugingo wavuye muri uriya mubiri. Semene amen. Tacho kwirengagiza rero. Cyo bavuga ngo nakijwe mu mwuka, none urangiza uvuga ngo umubiri wakora ibyo ushaka. Ubugingo buza bwama bwakira kirya wavuze, kubera ko umwuka uzukorana n'Imana. Ubugingo ni icicaro cy'amarangamutima n'ibitekerezo n'ubushake. Umubiri rero icyo wumvise n'ico ureba, byanga byakunda uzasa naco. Icya kabiri mu bugingo ugomba gufata ibintu bitatu, amarangamutima. Uzasoma mu gitabo cy'Abafilipi zavuga ngo ntimukiganyire, ngo ahubwo ibyo mushaka bimenwe, kubera ko Imana avuze ngo ntimukiganyire. Kwiganyira ni amarangamutima atazatanga igisubizo. Mwabyumvise? Kwiganyira ni amarangamutima atazatanga. Ugomba rero gufata uzi ko umuziki bawucuranga amarangamutima akagufata ugaterura nyoko bukwe, uwo muterura kubera amarangamutima, uwo muterura, uwo muterura da. Tuzamura ibiganza tuvuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Turashaka kumvikana. Ntabwo amarangamutima, mwumve yego, ntabwo amarangamutima kenewe kandi ntabwo ashobora kutuvamo, ariko ubwenge bw'Imana uza bucecekesha amarangamutima. Ugomba kugira isuku muri ico kintu. Icya kabiri ugomba kugira isuku mu kintu cyitwa ubushake. Ubundi ikintu cyose uzi mu mwanya kizakwima umusaruro. Ikintu cyose udashaka gukora nta musaruro ugomba kubona. Ikintu cyose utazokora kizokwima. Imana ntabwo ari umugabo kuza ngo agenda dufata ngo ugomba gukora kino ntukore kino. Oya, yadushize no kintu cyitwa ubushake. Uzagera kure bingana n'ubushake ufite. Semene amen. Cya gatatu ni ibitekerezo. Bibiliya zivuga ngo uko umuntu atekereza niko ubundi nushaka kumenya uri we uzafata umwanya wo gutekereza kubyuza utekereza. Uzogende ugure fanta wicare utekereze ku bintu uzutekereza. Bibiliya iravuze ngo umuntu ngo wanga mwene se n'umwicanyi kubera iki utanabikoze gusa kubera ko wagize gute wabitekereje. Nawe umupanga ntuzutemana. Iyo umuntu atagize igitekerezo cyo gutema umuntu, umupanga bazawuhatisha ibirayi. Turcyaye wowe uhatisha ibirayi. Semene me ni ibitekerezo gusa.
aho hantu hose umuntu agomba kuba afite isuku. Mu mwuka ga ntibigoye, kubera ko umubiri ukora ikintu ukabwira umwuka igice ugize mu bushake, icyo utekereje ukagikora. Umuntu akaba afite isuku kandi wenyine akaba afite ubushake. Nimwakira ijambo ry'Imana.